nahishuriwe n'umwuka wera ngo nerekane amateka avuga umurego w'izo mpaka ziri hagati y'ikibi n'icyiza, kugira ngo mburire abantu by'umwihariko ibigiye kuba. Nagiye ngira iyerekwa ry'ibyabaye inshuro nyinshi mu myaka myinshi yakurikiranye, uko amakimbirane yakomeje kuba hagati ya Kristo, igikomangoma akaba n'umukiza, na Satani, soko y'ibibi byose n'icyaha, wabanjirije bose kugomera amategeko y'Imana. Igitabo Intambara ikomeye, igice cya mbere. Kurimbuka kwa Yerusalemu. Ubwo Yesu yari mu gahinga k'umusozi wa Elayono, yitegereje Yerusalemu, ishusho nziza y'amahoro yagaragaraga imbere ye. Hari mu gihe cya Pasika, urubyaro rwa Yakobo ruturuka impande zose baje kwizihiza uwo munsi mukuru w'igihugu. Hagati mu mirima hose no mu biti by'imizabibu no mu micyamo itoshye hadendeje amahema y'abagenzi, udusozi turiho utugunguzi twiza n'amazu ya cyami byari birimbishije uwo murwa mukuru wa Isirayeli, ubwiza butagira inenge. Byari ikiratwa n'ubwoko bw'Abayuda. Iby'umwana wa Isirayeli yitegerezaga ni ibiki uretse ibineza neza by'ibyishimo n'umunezero? Ni ibyo yarebaga akabitangarira. Ariko Yesu yatekerezaga ibindi bitari ibyo. Ageze hafi abona umurwa, arawuririra. Yarizwaga n'akaga kari gategereje abantu ibihumbi n'ibihumbi bari batuye i Yerusalemu. Kubw'ubuhumyi no kutihana kwabo, yaje gufasha no gucungura. Nubwo Abisirayeli bashinyaguriye intumwa z'Imana bagasuzugura ijambo ryayo, bagaseka abahanuzi b'Imana, yakomeje kubiyereka nk'umukiza, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Muri uko gukomeza kwinangira kwabo kubw'imbabazi igira, yakomeje kubinginga ibagirira neza birenze uko umubyeyi akunda umwana we. Imana ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare gatuma, kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ubw'imiburo no kwinginga bitari bigifite icyo bimaze, yaboherereje impano iruta izindi zose, kandi ijuru ryose ryamanukiye muri yo. Umwana w'Imana yamanuwe no kugira ngo yumvikane n'ab'uwo murwa banze kwihana. Umwami w'ijuru arabogoza amarira. Umwana w'Imana ihoraho ahagaritse umutima, yerekeje amaso ye kuri iyi si, afite agahinda. Ijuru ryose ryaguye mu kayubi. Iyo shusho mbi itwereka ubugome bukabije bw'icyaha, itwereka ukuntu igikorwa cyo gukiza cyaremereye ubushobozi bw'Uhoraho kugira ngo akize abanyabyaha ingaruka zo kugomera amategeko y'Imana. Igihe Yesu yarebaga abazaba batuye isi mu gihe giheruka, yabonye bazaba bameze nk'abatuye Yerusalemu irimbuka. Icyaha cyabaye insiriri kuri bo nicyo kwanga Kristo. Icyaha kibi ku bakristo bo muri iyi si kizaba icyo guhindura amategeko y'Imana, kandi ariyo rufatiro rw'ubutegetsi bwayo mu ijuru no mu isi. Amahame yayo azasuzugurwa, ahindurwa ubusa. Miliyoni z'abantu ziri mu bubata bw'icyaha zitegereje kubabazwa n'urupfu rwa kabiri, kuko banze kumva ukuri bagejejweho. Mbega ubuhumyi! Mbega ubugome! Abigishwa bagize ubwoba, batangazwa n'uko Yesu abahanuriye ko urusengero ruzasenywa, maze bumva bifuje kugira ubusobanuro bw'ayo magambo. Amafaranga menshi, ubuhanga buhanitse mu nyubako byari byarashyizwe ku nyubako n'ubwiza bw'urwo rusengero igihe cy'imyaka 40. Herode ukomeye yari yarashyizemo umutungo w'Abaroma n'uw'Abisirayeli. Umwami w'abami ubwe yari yaratanze intwererano z'agaciro kenshi kuri rwo. Inkuta z'amabuye y'agaciro kenshi yari yaroherejwe n'Abaroma zararabagiranaga, n'iz'abigishwa ba Yesu bamwerekaga bamubwira bati, mbega amabuye, mbega imyubakire! Mbese aho mwigisha urirebera? Yesu abasubiza ababwira amagambo arashe ateye ubwoba, ati ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri ko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ubuhanuzi yababwiye bwari bufite ubusobanuro bubiri bwerekezaga ku irimbuka rya Yerusalemu, kandi bukavuga iby'akaga kazatera kuri wa munsi ukomeye. Yesu yabwiye abigishwa bari bamuteze amatwi iby'urubanza rwari rutegereje Isirayeli yasubiye inyuma, ndetse cyane cyane ibyago bizabatera kuko banze kandi bakabambisha Mesiya. Ibimenyetso bigaragara bizabanziriza icyo gihe cy'akaga. Nuko Umukiza aburira abigishwa be, atari kubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi. Igihe amafarashi y'abasirikare b'Abaroma basenga ibigirwamana azasiribanga ubutaka bwera begereje inkuta z'umurwa, abigishwa bagomba gushakira agakiza ku guhunga. Nuko rero abazabona ibyo bimenyetso bibaburira bashaka gukiza amagara yabo, bazihutire guhunga. Igihe cy'imyaka hafi 40 cyarashize nyuma y'uko Kristo ababwiye ibigiye kubaho,
yigijeho igihe cy'urubanza kuri uwo murwa n'icyo gihugu. Biratangaje kubona kwihangana kw'Imana kubw'abantu banze ubutumwa bwiza bakiyemeza no kwica umwana we. Ariko imbabazi z'Imana zakomeje kubihanganira igihe kirekire. Hari benshi mu Bayuda batari baramenye iby'imico n'umurimo bya Kristo. Abana ntibari barabonye amahirwe yo kunezezwa n'umucyo ababyeyi babo bari baranze bakawubahisha. Mu gikorwa cy'intumwa n'abafasha babo cyo kubwiriza ubutumwa niho Imana yari ishigaje kubereka umucyo bakirebera uko ubuhanuzi bwagiye busohora, bitari gusa mu ivuka no mu mibereho bya Yesu, ahubwo no mu rupfu rwe no kuzuka kwe. Abana ntibari kuzira ibyaha by'ababyeyi babo, ariko bamaze kumenya umucyo wahawe ababyeyi babo nabo bagahakana uwo mucyo bahawe, bafashwe kimwe n'ababyeyi babo muri ibyo byaha kandi bahanirwa ibicumuro byabo. Icyo gihe Imana yihanganiyemo Yerusalemu ntacyo cyabamariye, ahubwo barushijeho kwinangira imitima. Ibyo Yesu yahanuye byose byerekeye Yerusalemu byasohoye, nta na kimwe gisigaye. Ibimenyetso n'ibitangaza bimenyekanisha irimbuka rya Yerusalemu byaragaragaye. Habonetse inyenyeri nini isa n'inkota yaka umuriro imurika igihe cy'umwaka wose hejuru ya Yerusalemu. Babonye umucyo w'agatangaza udasanzwe hejuru y'urusengero. Amafarashi y'intambara yiteguye kujya ku rugamba yagaragaye mu bicu. Amajwi atari ay'abantu yumvikanye mu bikari by'ubuturo bwera avuga amagambo ateye ubwoba yo kubura, tuve hano. Urugi rw'irembo ry'iburasirazuba rwari ruremereye cyane, abagabo 20 barukingaga bibaruhije kuko ibihindizo byarwo byashingwaga mu mabuye manini ashashe. Rwagize rutya rurikingura mu gicuku ntawe urukozeho. Mu myaka 7 hari umugabo wazengurukaga mu tuyira twose twa Yerusalemu aburira abantu ko umudugudu wugarijwe n'amahano. Amanywa n'ijoro bumvaga iyo nduru yimbitse: ndamenyesha iburasirazuba, ndamenyesha iburengerazuba, ndamenyesha imiyaga ine, ndaburira Yerusalemu n'urusengero, ndaburira umukwe n'umugeni, ndaburira abantu bose. Nuko uwo mugabo arafungwa, akubitwa ibiboko, ariko nta jambo ry'akababaro ke yigeze avuga. Ku bitutsi no kumugirira nabi, igisubizo cye cyari: Yerusalemu we, ugushije ishyano. Akomeza kubura, arinda ageze igihe yiciwe mu igotwa yari yarahanuye. Nta mukristo n'umwe waguye mu irimbuka rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, abizeye amagambo ye bose bari bategereje kubona ikimenyetso yabasezeranyije, atari kubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenya yuko kurimbuka kwabo kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari musozi ntibazayijyemo. Abasirikare b'Abaroma bamaze kugota umudugudu bayobowe na Sestiyusi bagize batya bava mu birindiro mu gihe ahubwo cyari igihe cyiza cyo gutera. Uko bigaragara, abari biteguye guterwa bari bamaze kwiheba, nuko umugaba w'ingabo z'Abaroma avana ingabo ze ku rugamba, kandi nta mpamvu na ntoya. Ariko uburinzi bukomeye n'imbabazi Imana igira nibyo byayoboraga iyo gahunda ku byiza igirira ubwoko bwayo. Ikimenyetso cyasezeranywe cyahawe abakristo bategereje. Ubwo rero umwanya wari ubonetse wabumvira imiburo y'Umukiza. Byahindutse bityo kugira ngo ari Abayuda cyangwa Abaroma batabuza abakristo guhunga. Ingabo z'Abayuda zari muri Yerusalemu zibonye Sestiyusi acyuye ingabo ze, barazikurikira bazirwanya umugenda. Igihe bari bahugiye mu mirwano, nibwo abakristo babonye agahenge ko kwiyufura bava mu mujyi barahunga. Mu gihe Abayuda bari bishimiye intsinzi kandi ko nta musirikare wabo n'umwe bapfushije, bagaruka i Yerusalemu banezerewe. Uko gutsinda bari bishimiye ko abaviriyemo akaga kwatumye ingabo z'Abaroma zirushaho kugira uburakari n'imyiteguro bikomeye cyane, byajyaga kuzanira uwo mudugudu akaga katigeze kabaho. Ibihe by'ako kaga byaragaragaye igihe Titusi n'ingabo ze bongeye gutera uwo mudugudu. Nuko ishyano rigwira abo bantu, barasonza bishwa n'inzara. Abantu benshi bageragezaga gucika mu ijoro bakajya inyuma y'uruzitiro gushaka ibyatsi byo kurya n'ibindi bimera ku gasozi, kugira ngo barebe ko baramuka, nubwo benshi muri bo iyo bafatwaga bagirirwaga nabi ndetse bakicwa. Bamwe bageze ubwo barya imikoba y'impu z'inkweto zabo za sandari. Ikibazo cy'umuhanuzi ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa cyabonye igisubizo muri icyo gihe cy'akaga kagwiriye uwo mujyi. Abagore b'imbabazi bafashe abana bibyariye barabateka baba ibyo kurya byabo igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse. Kutava kwizima kw'abatware b'Abayuda n'amarorerwa byakorwaga mu mudugudu wari ugoswe ntibyatinda kurakaza izo ngabo z'Abaroma, kugeza ubwo Tito yiyemeza gutera no gufata urusengero. Icyakora yari yaragerageje uko ashoboye kwirinda icyatuma rusenyuka, ariko amabwiriza ye ntabwo yakurikijwe. Nijoro ubwo yari yibereye mu ihema rye, Abayuda basohotse mu rusengero igitaraganya batera ingabo zari hanze.
Muri iyo mirwano umusirikare anyuze igishirira mu idirishya ryo mu ibaraza, umuriro ufata ibyumba byubakishije imyerezi bikikije ahera. Imivu y'amaraso itemba mu rusengero nk'amazi. Miliyoni z'abayuda zirahatikirira. Agasozi kose kari kubatsweho uwo mudugudu kagurumanya umuriro n'umwotsi nk'uw'ikirunga. Urusengero rumaze gukongoka, umudugudu wose ufatwa n'ingabo z'Abaroma. Muri iyo ntsinzi y'Abaroma no gutsembatsemba abasigaye, abantu basaga miliyoni bararimbutse. Abarokotse bajyanwa ari imbohe, bagurishwa nk'imbata, bajyanwa i Roma kwerekana intsinzi yabo. Babajugunyira inyamaswa z'inkazi mu bibuga by'imikino ngo zibarye. Abandi baratatana, bazerera amahanga batagira iwabo, bakwira isi yose. Abayuda nibo bicuriye iminyururu yabo bwite, nibo bujuje igikombe cyo guhorwa. Mu irimbuka ry'ubwoko bwabo n'amahano bagushije batatana, byari umusaruro w'ibyo babibye ubwabo. Umuhanuzi aravuga ati, Isirayeli we uririmbuje, uririmbuje. Irimbuka rya Yerusalemu ni intangarugero kuburira abantu bose akaga gakomeye kazagera ku bahinyura ubuntu bw'Imana bagasuzugura amabwiriza atanga kubw'imbabazi ze. Nta gihe Imana itatanze ubuhamya bugaragara yerekana ko yanga icyaha urunuka kandi ko ibihano by'icyaha bitazigera bibura kugera ku munyabyaha utihana. Ubuhanuzi bw'umukiza bwerekeye urubanza rwaciriwe Yerusalemu bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Ibyabaye kuri Yerusalemu byerekana gusa ishusho ntoya y'ibizabaho. Irimbuka ry'umurwa watoranyijwe n'Imana ritwereka ingaruka zo kutubaha amategeko y'Imana no guhakana imbabazi zayo. Mbega uko bizaba ari ibihabane wa munsi ubwo umwuka w'Imana azaba yakuwe mu bantu burundu, batagifite ubwirinzi bubarinda umujinya wa Satani. Ariko nk'uko byagenze mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu, abayoboke b'Imana bazakizwa akaga kuko banditswe mu bazima. Kristo ubwe niwe wivugiye ko azagaruka gutwara abamunambyeho. Nka Isirayeli ya kera, abanyabyaha bazirimbuza bazize gukora nabi kwabo. Abantu bakwiriye kwita ku cyigisho bashyikirijwe mu magambo ya Kristo. Nk'uko yaburiye abigishwa be ibyirimbuka rya Yerusalemu akabaha ikimenyetso cy'irimbuka ryegereje kugira ngo bazahunge, niko yaburiye abana iby'umunsi w'irimbuka riheruka, abaha n'ibimenyetso byawo kugira ngo abashaka bazahunge umujinya ugiye gutera. Nuko rero ababona ibyo bimenyetso byo kuza kwe bagomba kumenya ko uri hafi ndetse ugeze ku rugi. Isi ya none ntabwo igaragaza ko yiteguye kumva imiburo kurusha Abayuda mu gihe cya Kristo. Iherezo ry'isi igihe rizazira cyose, abanyabyaha bazatungurwa. Mu gihe ubuzima bw'abantu buzakomeza kugenda nk'uko bisanzwe, abantu barushaho gukunda ibibanezeza bahugiye mu bibazanira inyungu z'isi, mu gihe abanyamadini bazaba barata gusa amajyambere y'isi bagezeho, mu gihe abantu bazaba bihenda ko bafite umutekano nk'uko umujura yinjira mu nzu itarinzwe kandi atateguje, nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagwira abo bose badamaraye bibereye mu byaha kandi ntibazabasha kubikira na hato. Nyobora kukondo mugenzi mu butayu ndumunyantege ariko we uri umunyambaraga mutima ho mw'ijuru we shaka guhazwa nawe shaka cyane guhazwa